emera Yesu akagenda mu bwato bwawe. Muri intambara zose Yesu yiteguye kuzigwana. Hari umunsi abigishwa be bigeze gukora erere, bakora ikosa, hanyuma ngo baragenda bajya mu bwato, noneho ngo bigira abajerekoni baba baramusize. Yarababwiye ati ngo mugende, nabo baremera, baba baragiye. Batigera ngo hagati yo ibyababayeho ngo umuraba muyaga kuta bageze nyuma babati turapfuye weyo. Bareba iburyo baramubura, bareba ibumoso baramubura. Sibo bamusize, bigize abajerekoni bajya. Bareba ibumoso kubera ko Yesu areba hose. Abati nandi kugira ngo mbahereze isomo mbereke ko umuntu ugiye tutari kumwe iyi si zamumira. Hanyuma Yesu arangije utabura uko bigenze, igitangaza arangije ngasa ari kugendera hejuru y'amazi. Azagendera hejuru y'amazi ngo bamubonye ntibazamenya ko ari we. Babati umuzimu, babati umuzimu uraduteye. Iyo Yesu atari mu bwato, ibintu byose ubona n'imizimu, ubona ibiti, ubona ibintu by'ibihembe, ukabona bigaba bishinyitse, ukabona bigiye kukwica, birakurigaso. Ati umuzimu. Hanyuma Yesu arangije arabahamagara ati bana banjye, oya mwe mucecetse, umuzimu. Ati bana banjye ndetse muhumura ni jyewe. Petero arangije abatoya, niba utari umuzimu noneho tegeka nanjye noneho ngendere ku mazi ngusange, kubera ko ndabizi Yesu ni umunyabitangaza. Tegeka. Yesu arangije bati vamo ngwino. Petero bavuyemo abateye intambwe, umva harakomeye. Bati nyamara ntabwo ari umuzimu, ahubwo ni Yesu wenyine. Avuyemo ni iya kabiri, tabaye abwira ba Yohana ati ni Yesu wenyewe. Yavuze ndamina cyane. Petero aragenda abati we niwe, ukamusanganira akagenda muhishurirwa, ukamwegera akamenya uwasanze. Akobana niyo mpamvu Yesu yavuze ngo atera intambwe imwe gusa unsange, genda tera 99 ngo ugire uta gusanganira. Ngo arangije Yesu arababwira ati nagira ngo mbigishe iryo somo tugende. Ngo Yesu aragenda ahita yinjira mu bwato bwabo. Arangira bati bagiye kubona babona umuyaga ngo inyanja ngo umuhengeri ngo abati si atari yagera mu bwato ko byari bishinyitse amenyo, atari yagera mu bwato ko byararaga biri kuniga, ikarara biniga n'abana banjye. None iyi konseri y'uyu munsi bakoze ngavuga ngo Yesu ngo ngwino mu bwato, nibyo bisa bibikora. Agiye kubona abona abana barasinzi, abana umugabo amubwiye ngo shushu, abana umugabo amuzaniye ipo, kubera ko Yesu yageze Yesu twagusobanukiwe, ntuducika, turakubonye. Iyo wageze mu bwato ibi bihita bitinda. None turashaka natwe winjire mu bwato, ugendamo mu izina ryande. Ese twakemera Yesu agataha mu bwato bwacu? Turi abantu bafatanyije nawe.